Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu bihe byiza byo gusenga aho muherereye hose. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Dushimiye Imana muri iki gitondo izinze ijoro ikazingura amanywa intwari ku rugamba. Dushimiye Imana ikoze iby'amaboko atangaje, imbaraga zayo zirahambaye. Dushimiye Imana ikomeje kutugirira neza, turarwara ikadukiza. Mu ntambara zitandukanye tubona Imana, tubona gukomera kw'Imana yacu. Aka kamwanya nagushuje ndagusuhuza mwene data aho uherereye hose. Imana ikwishimire, Imana ikurebe neza, Imana ikuramburire ukuboko kwayo kwera. Uyu munsi uze guhahura onke ubona Imana. Birashoboka ko umaze igihe ushakisha bikanga, ariko dufite Imana ihindura amazina n'amateka. Icyo nkwifuriza ni uko wabona Imana nawe ukabona ukuboko kwera kw'Imana. Were gucika intege ngo uvuge ngo byaranze byararangiye, kuko na nyuma ya zeri irakora. Icyo nakubwira rero, shima Imana ikiguhaye umwuka wo guhumeka, kuko icyo ni ikimenyetso gikomeye cyane kidashidikanywaho yuko Imana izakugirira neza. Imana ishimwe. Turacyari mu bihe byiza byo gusenga, muri kumwe na Bishop Leonil, umushumba w'itorero Rayon Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba muri teme yacu igira iti ntukavuge kuri umukristo kandi utagira ukuri muri wowe. Niyo teme tuzaganiraho muri iki cyumweru, kuko naritegereje ndareba nsanga abantu benshi bibeshya ko ari abakristo cyangwa bakabeshya abandi ko ari abakristo, ariko muri kimwe kiranga umukristo wamenetse, muri kimwe kiranga umukristo nyamukristo ni ukugira ukuri mu byo akora n'ibyo avuga, uko agenda akarangwa n'ukuri ndetse akaba umunyakuri, kuko umuntu utafite ukuri muri we yuzura kubeshya, yuzura uburyarya, yuzura kubeshyira abantu. Kandi iyo wuzuye izo ngeso zigukururira mu kindi cyaha cyitwa ubwicanyi, ukaba umurimbuzi urimbura abantu ukoresheje ururimi rwawe, ukabarimbura ukoresheje ibikorwa byawe. Nigeze mbabwira ko nimba uri umucuruzi ukajya wiba abantu, ukiba abantu ikiro kimwe, wenda mu biro 50 yaguze, umuntu umwe ukamwiba ikiro kimwe, ukiba abantu nk'icumi, urumva ko uba wibye ibiro 10. Urumva rero ubwo bwinshi bw'ibyo biro, abantu uba wicishije inzara, nimba ari umuceri cyangwa se ari isukari, urumva ibintu uba ukoze. Rero biragukwiriye kuba umunyakuri mu byo ukora, uko ugenda, uko uvuga, ukuri kukaba ariko kukuranga. Imana itugirire neza, kuko ufite ukuri muri we aba afite umwami Yesu Kristo, aba atinya icyaha n'igisa nacyo. Imana ishimwe cyane. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Samweli wa mbere, ibice 12, duhere ku murongo wa 20. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Titiri yanditse ngo Samweli yihanangiriza abantu. Iyo umuntu akubwira gukoresha ukuri, nta kindi kintu, nta yindi teme, ni ukwihanangiriza. Ni ukubwira umuntu ukamubwira yuko icyo akora ari icyaha, icyo akora ari kibi. 20 turageza kuri 25. Maze Samweli abwira abantu ati, ntimutinye, ni ukuri ibyo bibi byose mwarabikoze, ariko noneho ntimukebakebe ngo mudakurikira Uwiteka, ahubwo mukorere Uwiteka n'imitima yanyu yose. Ntimugakebakebe, kuko ari ugukurikira ibitagira umumaro, bitarimo indamu cyangwa agakiza, kandi ari ubusa. 22 Uwiteka ntazahemukira abantu be ku bw'izina rye rikuru, kuko Uwiteka ubwe yishimiye kubihindurira ubwoko, kandi
ku bwanjye ntibikabeho ko ncumura ku Uwiteka nkareka kubasabira, ahubwo nzajya mbayobora inzira nziza itunganye. 24. Mujye mwubaha Uwiteka gusa, mumukorere mu by'ukuri n'imitima yanyu yose, murebe ibyo yabakoreye uburyo bikomeye. Ariko nimukomeza gukora nabi, muzarimbukana n'umwanzi wanyu n'umwami wanyu. Imana idusange. Ahangaha Samweli abwiye Abisiraheli, arababwiye ageze kuri 24, arababwira ati rwose mujye mwubaha Uwiteka gusa. Nanjye ndakubwiye ngo ujye wubaha Uwiteka gusa. Ibyo ugiye gukora ubanza utekereze ko harimo kubaha Imana. Uvuge ngo ariko iki kintu ngiye gukora harimo kubaha Imana. Ese iki kintu ngiye gukora izina ry'Imana yanjye rizahabwa icyubahiro. Abazabireba bazabyumva bazashima Imana yanjye. Ariko Samweli arababwira ati mujye mwubaha Uwiteka gusa, mumukorere mu by'ukuri n'imitima yanyu yose. Arababwira ati imitima yanyu, umutima wawe wose ujye wubaha Uwiteka kandi umukorere. Ubahe Uwiteka, ukorere Imana. Biragukwiriye kumva ko ugomba kuva mu bibi, kubaha Imana, ugakorera Imana. Imana ishimwe cyane. Arakomeza aravuga ati rero murebe ibyo yabakoreye uburyo bikomeye. Arabibutsa ati murebe ibyo yabakoreye. Nanjye ndakwibukije mubyeyi, ndakwibukije urebe ibyo yagukoreye uburyo byari bikomeye. Were kuhungabanywa na situation uhagazemo uyu munsi uburyo ishaririye, ariko wibuke umutima wawe ukwibutsa ibindi bikomeye Imana yagukoreye. Umutima wawe ni ukwibutsa ahantu hakomeye Imana yakuvanye. Imana yagukoreye ibikomeye. Imana yarakurengeye iragutabara cya gihe rya joro y'amanywa. Cya gihe wari ushaririwe, Imana yaguhanaguye amarira ku maso yewe. Samweli arabibukije, arababwira ati murebe ibyo yabakoreye uburyo bikomeye. Nanjye ndakubwiye ngo reba ibyo yagukoreye uburyo byari bikomeye. Urebe ibyo yakoze uburyo bikomeye. Yakoze iby'imbaraga. Imana yakoze ibintu bikomeye ku buzima bwawe. Imana ntago yemeye abanzi bawe bagusekereza nk'uko Satani yari yabigambiriye. Imana yakoze ibikomeye. Urebe uburyo iby'Imana yagukoreye bikomeye. Urebe uburyo uhagaze mu buryo bukomeye. Ibyo byose ni iby'Imana yagukoreye bikomeye. Imana ishimwe. Ariko aranavuze ngo ariko nimukomeza gukora nabi, muzarimbukana n'umwami wanyu. Nta wundi mwami, ni Satani se w'ibinyoma. Satani icyo yifuza nuko abantu barimbuka, nuko abantu babura ijuru, nuko abantu babura ubugingo. Nimukomeza kubeshya, mugakomeza kuba indyarya, mugakomeza kuba intambira kibi, mugakomeza kwiba, mugakomeza ubusambanyi, mugakomeza gukora ibyaha mubyongeranya ku bindi. Samweli abwira Abisiraheli, ariko nanjye ndakubwira wowe munyarwanda mwene wacu, ndabikubwiye, nukomeza gukora ibibi uzarimbukana n'umwami wawe. Umwami wawe ukorera, nta wundi mwami ukorera wowe ukora ibyo byaha uretse Satani. Imana idusange, Imana itugirire neza. Ndi kukubwira ngo ntukavuge ko uri umukristo kandi nta kuri kuba muri wowe. Imana ikugire neza, ushake ukuri. Akira Yesu Kristo akuzuza ukuri. Akira Yesu Kristo akuzuza umwuka wera, asohore muri wowe ibinyoma, asohore muri wowe uburyarya, asohore muri wowe ubwicanyi bwo wicisha abantu ukoresheje ururimi rwawe ubabeshyera. Uwiteka Imana kubabarire, imbabazi z'Imana zikugote. Ndakubwiye ngo wihane kandi wihanire kureka kukuza iminsi umaze ntabwo uzi igihe usigaje. Imana itugire neza. Shalom. Ineza yawe ku mwana w'umuntu, ineza yawe niyo